nakubwira ngo enjoy. Thanks. Hanyuma iyo uri kumwe na The Soft wumva bimeze bite? Mana yanjye mba numva ari sawa noneho guhura nawe ni hatari abantu bifuza guhura ntabwo bangana. Yewe uratangira umbwira ngo abantu bifuza guhura nanjye ukuntu bangana ariko amahirwe ndakubonye. Yo guys bimeze bite se? Sawa. Meze neza se? Meze neza. Meze fresh. Ko twaburanye. Shanda hari wamburiye he? Usigaye wahe? Shamba nibereye inaha Rwamagana nyene to. Sinayi Rwamagana niho mu rugo ariko uzi iminsi gushaka nkakubura. Wamburiye he koko? Iki kiganiro ngiye kugikora narakaye sinzi ko nari buze kubigenza. Yesu. Sone nuri we warakaye biravamo ara. Ndaba ndi kwishaza rya danje. Reka ihanga. Mbaza impamvu kuko ngiye naje muri iki kiganiro mbabaye sinzi ko nari buze kubigenza. Oya se kandi. Already guys, you need to see The Soft dancer aka the hottest Titi Papa official selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying. Yeah, we out. Yeah, ni The Soft OG. Icyo ukora ufungura telefone yawe ugafungura application ya YouTube. Ugasachingamo The Soft. Ugasiga kanyu kandika OG. And then iyo bikoze kanda kunzogera ya mbere kugira ngo ubone all notifications igihe cyose nshyizeho video ujye uhita ubibona mu buryo bworoshye cyane. Ni kwa kundi ni ibisanzwe ni wa muhungu wanyu w'iki cyane muri uyu mujyi wa Rwamagana nabikoze n'uyu munsi dore nabazi fresh. Simwibuka gahunda ni ya yindi niyo kubatamo ibyana bimeze ute? Fresh ibyana bimeze neza nkande nka Fanny Uwitonze Francine. Okay. Thank you so much. Tubitangire se tubanze tubabwire ibyari byo cyangwa ngicyo turi bukore nonanga. Twabanza nyine tukabasuhuza. Okay, bantu basuhuza. Hey guys, mumeze mute? Nitwa Uwitonze Francine nkuko nabibabwiye. Uwitonze Francine nkuko yabibabwiye uyu mukobwa ikindi kintu azwiho afite account kuri TikTok. Afite ubu tuvugana akurikirwa n'ibihumbi 50 by'aba followers, akongera akagira ibihumbi 480 by'ama like. Murumva ko no mukobwa kabisa kukijyanye na social media aracyumva ntago ari ibintu bya danje, si byo kujya ngo unushake ntago ari ibintu byibanga yo wajya ukamusacinga. No Uwitonze Francine ayo mazina ntago ari yandi bahinduye n'iki ngo twitwa ngo bande oya. Wasacingemo Uwitonze Francine kuri TikTok. No mukobwa utikoraho kwa gusireyinga by'aba baby biki gihe nyine namwe murafata fresh. Alright, dodo twegereka twe dutangire show yacu. Fanny umeze neza? Meze neza. Ni good? Ni good. Ngamvugira ngo ni check. Ni check. Cyazi wallahi vibe ufite akakanya zo ziri hejuru sinzi ko nabyo nayo. Sinzi ko nabyo nabisubiramo to. Hano mana bari kwisomera n'akantu to. Kwisomera n'akantu. Nakubwira ngo enjoy. Thanks. Hanyuma iyo uri kumwe na The Soft wumva bimeze bite? Mana yanjye mba numva ari sawa noneho guhura nawe ni hatari abantu bifuza guhura ntabwo bangana. Yewe uratangira umbwira ngo abantu bifuza guhura nanjye ukuntu bangana ariko amahirwe ndakubonye. Alright, ndahabaye niyo mpamvu nk'aka kanya tugiye kuganira nyine kugira abanze umbwire ibyari byo fresh si byo se? Already? Yes. Hanyuma aba open ubundi mwereka akazi tugiye gukora none hanga bo tuvugana. Sindiyo? Ndiyo basi. Okay. Fanny bimeze bite? Sawa. Ni good. Ukora iki? Man ngiye nkora akazi kenshi ese nakubwira ko nkora iki? Uranica se? Oya ntabwo. Kiri umuntu ubwenga akora akazi kenshi sibwo. Wakuguza akazi kenshi? Urimo urakumva icyo bishatse gusobanura? Uri umuhinzi? Ndamuhinzi. Umukobwa umeze nkawe mane yahinga ngaho ubutubeshye fresh. Ndamuhinzi. Wahinga wowe? Nahinga. Wahinga gute se mane wowe bize? Bafata isuka.
uzi ko ngusanze aha ngaha muri iki gikari wari uvuye guhinga byari bimeze bite? naje gusoma akantu. Waje gusoma akantu? iyo umuntu avuye guhinga araza nyine agasoma n'akantu icyaka kigashira. Okay, already noneho twagiye ku bintu bitandukanye tugira icyo tuganira. Hari imyumvire hano hanze dushaka gucaho nyine fresh. Ngomba kwifashisha ababebi cyane so bizi se. Gahunda yanjye mba ngomba kwifashisha abakobwa. Already mujye mumbwira uko mubyumva rega. Iyi maisha turimo ibikaze mani bari hatari so fresh se. Ni fresh kabisa. Funny. Mu buzima busanzwe urambwira ati uri umuhinzi, niba uri umuhinzi niba wanambeshye nje ntago mbizi. Ngiye kuba duhuye gutya urumva nta byadanje nta nibikaze uko byagenda kose ntago hakurikirwa n'abantu bagera mu bihumbi 50 kuri TikTok umbwire ngo ninjye wabukuza ingenye urumva. Ariko nyine hari ngiye nikatisha nabona umukobwa ari mwiza uko byagenda kose hari ikintu gihita kinzamo nkumva ko umukobwa dushobora kuganira. Already uyu munsi mfite wowe narebe turi kumwe n'ejo nzongera mugire cyangwa turata tubirangiriza tanga turi kumwe. Ngize amahirwe yo guhura nawe mbona kwitesha aka kantu siri kumwe wakita ngo shamana n'akantu nyine n'akantu katarenze ni ka Primus to n'agafanta bita Primus kakaje ibyo bintu sugu umuntu yabisobanura ute? N'agafanta bita Primus kakaje nagari inzoga ubwo niba atari inzoga sugo ni iki? Primus nije ngiye siko ndi kubona wajya ngo nije sina nubwo bibona mu kirahure ntabwo nanywa inzoga njye nawe njya inzoga. Uri ibintu wanje kuvuga mbere n'agafanta katari inzoga katari ji ibyo bintu n'agafanta kakaji katari inzoga agafanta kakaji katari inzoga birakaze ntabwo comment ndibuze kuzikira mu kanya. Somye wose thank you kabisa. Ngiye ntabwo njya mu bintu by'imitobe byarananiye cyane baramarika n'iki ufatiraho hejuru cyane. Ntabwo fanta zijya zisindisha se wapi ninyweraga Primus konyine gusa kandi ntabwo kagusindisha. Ikibazo cy'amatsiko waba uri umudamu? Umudamu njyewe umudamu ndi umukobwa ubundi umukobwa wese aba ari umugore. Umukobwa wese aba ari umugore? Aba ari umugore. Ariko umugore wese si iki? Umugore wese si iki? Si ubiteye se umukobwa wese aba ari umugore. Umukobwa wese aba ari umugore. Hanyuma umugore wese si iki? Si umukobwa. Yego. Nibyo nashaka kumenya. Niba uri umudamu cyangwa se ukaba uri umugore already yuko waba ufite umugabo sibyo? Cyane rwose ndamufite. Siko numva naba nahindukiye nawe Imana byagenze gute? Numva byanze mani tubireke. Manu siko ndaburije se wari ubizi ko ndaburije ubu tuvugana gute se? Ndaraburije manu siko manjye naje muri iyi short interview mani numva ko niki uje kureba umukobwa. Reka dufate ko ndi umukobwa nari ibi bintu si kubera iki bibabaza? Ndi umukobwa ariko ntacyo umfate nk'umufemeri. Umufemeri? Ufite abapeti bangahe se? Kamwe konyine gusa. Ndacyari umukobwa. Nubwo byoroshye ariko ntabwo ari neza. Nabaye n'isugi. Wabaye n'isugi? Pe ndi umukobwa. Kuba warabyaye ko ufite agapeti kamwe turi umufemeri antene ukaba ukivuga ko ukiri isugi bishatse gusobanura iki? Shange ndacyari umukobwa. Nese narabyaye narabiretse ibyo bintu senye bijyamo. Twakwikomezanya bizanye. Umuntu ushobora kumbwira cyangwa se umugore ushobora kumbwira ko akiri isugi kandi yarabyaye. Ubwo ntabwo bizi. Listen umva nyine manze nkubwire umva ukuntu ugiye mbyumva. Warabyaye ufite umwana tugahura njye de soft. Already? Ariko ukabyara bagukora icyo bita cesarean. Wowe ukiri umukobwa mu bandi. Urabyaye ni kimwe ufite umwana uraheka ukonsa bigakunda fresh niki
ariko burya ntaho uba utandukanye n'abakobwa. Abakobwa iki kintu cyumvishe bagukoreye sezeriyene, ntabwo umwana yanyuze mu nzira za nyazo, niyo mpamvu hariya hantu n'ubundi sitiri haba kiri kwa kundi. Niyo mpamvu kiri isugi. Kari insazi niba rukumva uko bibeze. Ntabwo napfa kubyemera abana, ntabwo napfa kubyemera. Uramutse ukundanye n'umutipe gutyo ukuntu urumva ashobora kuba uw'inzozi zawe, ukumva umutipe ameze neza, ukabona umutipe avuga ati icyampa uyu mutipe akambera umugabo, ndabona ari sawa, ndabona ari type yanjye. And then kandi ukumva nta wundi musore ushobora kubana nawe cyangwa nta wundi mugabo ushobora kubana nawe, ukunye nkurya neza wajya gusanga ugasanga uwo mutipe yabyaye ahandi hantu, wabyitwara muti? Ariko nanjye narabyaye mfite umwana. No, njye nta mwana mfite. No, wowe uri umukobwa. Njye ndi umukobwa. Uri single lady, no child, no husband. Uraho nyine turi single, ariko ugahura n'umujama. Hari igihe abakobwa bajya bakurashingira abahungu, you know, wabona umujama nyine ukabona wana akavuga ati cyaza uyu nguyu yaba ari we wanjye, and then mugaciringa mukandikiranwa amajoro yose, shu bimeze bite n'iki n'iki, ariko wajya gusanga utiko hari ukuntu yabigenje kera zamana, ukuntu yikatisha abantu azitura yicarana nyine kiba kiriyo ngeyo. Ni umwana nta mugabo, kandi wowe urumva ushaka waramukurashinge kandi wumvaga wabana nawe nabyo kuba ngo yabyaye ahandi hantu, ariko ugasanga byarabaye nyine. Njye nta kintu byantwara. Icya mbere nuko nkukunda, icya mbere nuko nese nimba nkukunda ndifuza kubana nawe, wazana umwana umwe, wazana babiri, icya mbere nuko nanjye nzabyara. Wakwemera kubana n'umugabo wabyaye ahandi wowe hanyuma mu kazi kawe niba unajyana n'akazi ukemera kurera umwana utabyaye? Kubera iki se? Nese nimba mfite akazi nawe akaba afite akazi, tuzaba dufite n'umukozi. Nese kurera umwana, nese si warera n'utari umugabo wawe? Ikibazo kirahora kizi se. Ese uramutse wemeye kubana n'umucamo ukavuga ati niba so warabyaye ahandi, ngiye kubera ukuntu ngukunda, ngiye kubana nawe ku mbaraga z'urukundo ngufitiye, icyo ni kimwe sibyo? Mbo umutipe akabikwemerera, mwamara no kubana ubona ko no surrender, nta gusubira inyuma, akakubwira ati ashobora ubizi se, hari ukuntu yabigenje kera nkiri umusore, ngiye nibyarira ahandi, maze kubyara ahandi, ariko ubu wanyemera umwana wanjye nkamuzana tukamurera, ukabyemera, umwana bakamuzana nyine ukamubera mukasa, ariko nyine urukundo ari rwose. Hanyuma uramutse ubyemeye ukumuzana uwo mwana mukamurera, mwamara kumurera icyaba gikurikiyeho hanyuma kubw'ibyago kuri wowe ukabura urubyaro, watangiye umbwira ko ngewe bitewe n'imbaraga z'urukundo ngewe niyo baba babiri nakwemera nkagira ute nkabarira bitewe n'uburyo umugabo w'abana dukundana. Ese we biramutse bibaye ngombwa kutabyara? Reka nkubwire, ugize amahirwe nyine, ugize uwo mwaka ntubyare, ufite uwo mwana umugabo yakuzaniye, nta kintu byaba bitwaye, ahubwo warushaho kumukunda, kuko se wamwanga undi ukazamukora, urukundo rwarushaho kwiyongera. Uzi kugaburira umwana utari wazi ko bibona? Ntabwo bivunuza abantu batugaburiye uko bangana. Nese ubu twebwe abatubyaye niko batureze. Wigeze ugaburirwa n'undi mubyeyi utari mama wawe? Njyewe shabyihorere, umuntu aba afite ibintu byinshi byamubabaje. Twe twarezwe n'abantu benshi, hari n'abo tutakibuka. Ubu se warezwe n'umumama utarakubyara, utarakugiye kubise? Umwe se, hanyuma kumva ko izo mbaraga uwo mubyeyi kuva ku myaka 2 yanjye, gusa ubwo nahera hehe nanirwa kurera umwana w'umugabo wanjye? Hanyuma ukumva ko izo mbaraga uwo mubyeyi yagutayeho nawe wazazigira undi se? Njye nabikora. Se ko numva ufite umutima utandukanye n'uw'abandi bantu, bimwe by'umuntu nabikora kubera yuko nanjye bandeze ni benshi, abandeze nyiri umwana sinyibibuka, wenda ndibuka abandeze ndi mukuru. Njye natandukanye na mama mfite imyaka 2, mumenya mfite imyaka ingahe? 7 nibwo nongeye kumumenya. Nibwo wamenye mama wawe? Nibwo namumenye. Ubwo rero urumva njyewe ntabwo mwinjire mubaze ikibazo cyabaye kugira ngo utandukane na mere ufite imyaka 2. Mwonge nabibwirwa n'iki? Ntabwo ibyo bintu nabimenya, gusa nyine iyo umwana arererwa ahandi agahura n'ikibazo gikomeye, ababyeyi kumva iyo myaka arigaragaza pe. Kumva iyo myaka wamaze utabona mere wawe ari myinshi,
aho waje kumubona ni iki cyabikwemeje ko umuntu yaba ari mama wawe? Burya umwana aho ava hose umwana ashukwa n'ibyo kurya sibyo, uba uri mu bakire cyangwa mu bakene rwose iyo bakweretse irindazi uva mu byawe. Njye nari mvuye kwiga nicaye barambwira ati dore uriya usuhuje ni mama wawe, ndavuga ati hoya uriya ntabwo ari mama, kuko kenshi na mukadata yarandeze ari nawe nshobora kuvuga ko ari we mama nyine, yarandeze kenshi nkababwira ati uriya ntabwo ari mama, ahubwo nkababwira ati mama wanjye ni wa wundi mvuga mukadata. Ubwo kugira ngo uwo mugore nemere ko ari mama yampaye ipaki y'amandazi, ubu nibwo nemeye ko ari mama, barabinyemeza kubera ayo mandazi nyine ndabyemera. Aranjyana n'ubundi yandeze imyaka 2, uwa gatatu uramunanira. Mu buzima busanzwe urabizi ko nyine umugore ashobora kuri inzu akubaka, umugabo bakurinza kubaka, umugore ashobora gutwara indege, uretse turi kumwe, umugabo ashobora gutwara imodoka n'umugore akayitwara, 99 bivuge gutyo. Yigo imirimo ikaze abagabo bashobora gukora n'abagore bayikora, ariko none njye akabazo k'amatsiko, mbwira ikintu kimwe umugabo ashobora gukora umugore atakora. Umugabo ashobora gukora umugore atakora, subizi sinabanje kugutamo, cyane gutamo ndakubwira ati reka mubwire ikintu umugabo yakora umugore atakora. Ni iki se? Wenda se ngiye byinshi naguhaye sample nyinshi cyane y'ibintu umugabo yakora n'umugore akaba ari capable yo kuba yabikora. Umugabo yakora umugore atakora. Uravugisha ukuri? Kireka wenda kurongora nese ni iki? Nta kindi. Kurongora se nta bagore barongora abagabo. Reka. Arisho urabizi neza? Ntabwo bizi neza. Reka ntabwo biba. Ntabwo nshaka kubitinda cyane ibyo bintu, ariko ngenda bizi yuko ndabizi nuko biramutse byakaze, urumva ahantu hose wumva bimeze nabi. Ni igiki wakora njye yatumika hari ahantu. Gambwira iki umugabo yakora umugore atakora? Ese ko nahagarara mu nzu nkanyara mu idirishya we wabikora? Sha nanjye nahagarara ku idirishya nanjye nkanyara mu idirishya. Nyumva neza, nahagarara mu nzu ukanyara hanze, ncisha mu idirishya nkanyara hanze. Wowe uhagaze mu nzu wabikora ute? Mpagaze mu nzu ubwo ushaka guhagarara njye nkorera idirishya, ariko nkorera idirishya nanjye byashoboka. Wahagarara mu idirishya cyane rwose nkanyara hanze. Ubira idirishya ntabwo narihagararamo nkanyara hanze. Afari wajureka kunzegereza ntabwo ibyo bintu bivaho mana, ntabwo bishoboka, ariko watewe byakorwa kuki so bibaho. Iyo posteri mpagaze mu nzu, kuba mpagaze mu nzu uri kubireba? Mpagaze mu nzu nese njye mu idirishya sinamagaze mu nzu. Ntabwo nzi ukuntu nyara ariko ni neza se. Urahari? Ndahari. Ngiye kugucalenjinga kuko ngiye akenshi na kenshi n'amacalenjingi njya nkunda gutama abantu fresh, sibyo? Already ngiye kuri boutique guhaha ibintu runaka, wagera muri boutique ugatoraguramo inoti y'5,000 yatawe n'uwo mucuruzi aho ngaho, warangiza wenda ugatuguramo ibiro 3 by'isukari, kilo kimwe kigura 1,000. Unyumve neza, kilo kimwe kigura 1,000. Mbo wa mucuruzi akaguha ibiro 3 by'isukari bihwanye n'3,000, yarangiza akakugarurira inoti y'2,000. Uwo mucuruzi yabahombye amafaranga angahe? Ubwo ngwite ugiye muri boutique noragura 5,000, utoraguyemo 5,000, ngora isukari 1,000, ugura ibiro 3 by'isukari. Ibiro 3 by'isukari kirari 1,000. Ubwo si 3,000 aranje kuguha isukari and then akugarura inoti ya 2,000 ati murakoze cyane. Uwo mucuruzi yabahombye amafaranga yabahombye 8,000. 8,000? Yego. Are you ready? Urabizi neza? Dutange welcome muri comment bazatubwira ibyo ari byo. Yabahombye 8,000. Sobanura 5 natoraguye. Amayisukari 1,000. Nake y'ibihumbi 3. Amayisukari y'ibihumbi 3. Ubwo ndi kubara yuko ibyo bihumbi 5 nabyo si ibyanjye, nabyo nabara ko ari byo umucuruzi. Rero ahombye 8,000 gute se kandi none zirikana ko yongeye no kukugarura ibindi 2,000 yanangaruriye. Si wa inoti ya 5 se ukamubwira nti umucuruzi mwiza mumpe ibiro 3 by'isukari,
umuhaye ya 5 kandi ikiro kimwe kiragura 1000 ubwo oya yahombye 8 nta yahombye 8 yahombye 8. Muri comment nkeneye kumenya ngo uyu mucuruzi yaba yarahombye amafaranga ye. Ibyo fana avuga namuha 0. Ikindi kintu ngiye nshaka kwisabira aba baby ladies, mbabwiza ukuri, ngiye niduhurira social media nkasanga uri mwiza, nkasanga hari ukuntu nagukuramo ibitekerezo, nkasanga hari ukuntu uburyo bumwe cyangwa ubundi dushobora kuganiramo nkabona byarya kandi bigatwika. Urumva muri societe turimo, nkakwandikira inbox nkakubwira ati twakorana ikiganiro ukabyanga, mbona kuri mwiza, ni uburenganzira bwawe ku masho imbere ya kamera, bikaba ubundi burenganzira bwawe bwo kubyihorera. Ariko ujye umenya yuko umbangamiye. Anytime wamfasha nagera iyonjya, cya kindi wakoresheje uri kumfasha nanjye akaba ari cyo ngufata nanjye nkakuzamura. Babiri uburenganzira bw'umuntu kuba wajya imbere ya kamera ukaganira n'umuntu mugahana ibitekerezo, ntago babikaze, si n'ibintu bya danger. Ariko nyine wiyawe turi kumwe, tuzongere duhore ubutaha. Ndabakunda cyane. Nge ni MC The Soft, ariko kuri YouTube banyita The Soft. Uko mbivuze ugasiga kanya then ukandika OG, undi ugahita ukora subscribe, undi ugahita wiviramo vuba. Ugahita ukomeza chat yawe kagasabo wakantaye mumva. Ubundi nanjye ngasigara ndeba ibyo nkontorora mvuga nti cyaze wagwane ma people, you know what I'm saying.